Ndi papa Sava. Bamwicaje kwa pigenzi bamufatiye umugabo amufatiyeyo yiruka yambaye ubusa ageze kwa pigenzi yambaye ibishuka ku mugozi pigenzi aramwiruka babyibye bati ibi bintu Ndemba. Mwiriwe neza abashyitsi beza. Murabona ko Ndemba atacewa. Niko. Ntacaze chance. Acha umeze neza pe. Navuga n'ikira. Ntacyo washimira. Numvisha ariko ibiganiro bya mwarimu mwanzitsi. Tawe yase. Aho ubundi umugira umuganirira ubusanzwe. Iyo duteranye gutya natwe nyine dukurya twahura nka bitase twa. Ariko ze ku mugani mwateranyirwe nawe. sinayirukanaga na Simoni Mwahurira he? Uretse ariko mureke mbabwire. Uretse kugira igitekerezo nk'iki ngiki nkagishyira mu bikorwa. Ubundi mwembi mwabasha kwihuza cyangwa n'undi wabasha kubahuza mukabana ntabwo biba byoroshye ariko turabigerageza ariko no kwaje ariko ikintu cyakora cyo mwabukereye cyane rwose mwabukereye pe yebera ku isaha wanacari kare urabona akanyamuneza nabarazi igice cya gatatu mufite akanyamuneza Madede bitera nawe wabonetse ariko ubundi Madede aritabira icara nawe uzurye ariko nawe niko ye harya nturabona umugabo nabwo abashize bwisoni bwawe ntabwo no muheruka yarakuze ntabwo cyakora agenda ahinduka pe agira ngo tuzazinywa kuko Madede ni mwiza abo se ko bataruga tuzazinywa oya muzavuze umwe muzajya na transport yararimo abimbwira yebeka ari amakuru dufite mfasha ntabwo yewe izuba murabona basomone bakimwiyengerera izuba twe batangiye abahaye gaso izuba ni mwebwe muri byumva buse ndimba ati nakumva izuba se cyari kuri urwe ariko ni ubundi ariko mwagize kuri mbere akiri muri yanzu hanyuma ubu yarayizamuye akamubwira izuba n'ibipfa kongera ariko uko abantu bavuga koko ugasanga hari abantu bafite umunwa bagenda bajujura bavuga umunwa warabananiye ngo kwa Ndemba ati ntajya gusa ninde wateranya abantu bangana gutya ngo agira icyo abamarira wese wageze n'abanyamuntu icyo bavuga Ndemba hatu karame kabiri ndakubona sana mu cyara twataramiye Nyanza mu Rukari niko ndamukubona na mukiwawe aha twasigana se ndabona mwavuyeyo niyo twaje turavuga ati musaza tumugereho abana nahoze numva basakuza hanze se nabanyu nabo mwabazanye abakinaga imipira pfengi hanze aho ngaho bagiye ku ishuri se ubuse ko mwabasize baramera bate nimba bihari byinshi muraduhadukiwe barabahugutera nta mifuka ejo nazanye igihanga cyene n'ikiri mu isafuriya ya mapumbu yo kwa paza basa n'imitwe y'ihene
cyacyo mubaho nabi buriya nibyo muhorera ariko ndimbure no kunyamugisha pe kuri kw'Imana uziko nari mfite gahunda y'ahantu nagombaga kujya navuga no musaza reka weho ntabwo gusuzugura wansuzugura se dawe ya icyagutanze imbere se cyagukundiye emva maribo hanyuma telefone ese wowe ko nari nzi ko utakijyaho abandi bari enda umva karabya telefone karabya nawe ni haha karabya marigo narabuze ku buryo Kidoma umeze ute sera ndabona wicaje yombi uretse urajya ukarabya uwo mubwiye ariko wowe ubu bintu uzi ko bitafite gahunda bifite gahunda ibya hano se ko numva wagira ngo kwa Ndimbati nta kihabuze muhumure murarya muhage si byose ndi kubabwira enda tuzanira amakanya bitera aryo bakwitana nitwa Musa uri Musa koko Musa uracyari umusiramu se kongo munaryara niba gukarabye karabya Musa abasiramu bamaze gusira Musa wabiherukagara yewe ashwida wamuha isosi yashobora kuyigotomera yashira mu ati bitera se urya ibyiki abirya ko ndibona se amavuta ntanagufata byagenze bite karabya uriya nawe yiyanjirwe ariko nta muntu wafasha Margarita mukarabya buriya bakagira agize umwakira de danse mwigorwa gusa ubu mwatume n'urugo rwo kwa Ndimbati byose turabikora madame bite sera umugabo ntaheruka kugutimbura ndabona ufite akabiri ndabona usa neza waza udaheruka kugutimbura yamuhaga henge cyagiye ku kagari baramukaza ntihase ariko Ndimba ntabwo ugira n'ibanga oya eko se ko turi mu muryango niba birakuveba ntabwo byagarukiye ku kagari turi mu muryango ibyo byari ko siperi yarabaye ibiryo by'inkoni hari impamvu zibyina enda de karabya na isipe wenda wenda ntayaherukaga no kurya ugiye kuvuga ngo bazajya babona aho bakubita byatumye rwose naze bakoza n'igifaru cyawe nari gikomeye bite muhu so harya nawe narakubwiye yewe ariko nta biryo byabura abavumba da ngaho nta nibagukarabye si ubwo buza mu bantu ngo uzatumire ndewo ubwo ntubuze uwakuriye akara ayo iyo abantu bavuga ngo kwa Ndimbati nta kintu gihari ngo nta biryo ngo nta umva ari mureke mbabwire narabiteguye narabiteguye pe genda muri ka Madede harya wakagezeho reka mugere gera kuri Madedera widereze kuri muhorakeye azajya akomeza agashira isoni byamvuye ku nzoka ndeba bitinze ko hajya
byamuvuye ku nzoka byagiye ku mutima byagiye ku mutima ubwo yakubiye ku mutima yakubiye ku nzoka n'ibijye ku mutima dore karabya no wahoze ashyugunga Dafi naherutse wakarabye se kirimbuza ari hera yaragize ngo aramukarabiriza rimwe n'uwiwe muracyagira imodoka harya imaze igihe mu igaraje narimba umusize he so umugabo wawe ra utamubwiye ngo azarye yambwiye ngo araza uba ari mu nzira nibaze njya umugabo niwe wari bumwibwirire uzajya akoresha imodoka narimba yawe Kirimbu uzajya akoresha imodoka ko yabaye nk'igiherawe ntukiri umugabo ni igitogo reba umuryango kwa Hatungi n'abana ngo bari mu nzira Sidanse ufashe Margarita mu gikoni mugire vuba none se ko turateguye ntabwo tuba dutegereje abadufasha usangamo agashingwa ry'inyuma uramunda akamufungira ngo urabizi hageze ari bana cyangwa ko hatuye genda ureba utakarabye ukarabye barebe uko kwanimba ati se ariko iyo abantu bavuga si ubu ninde wabasha iki gikorwa ra genda kuri radio cyo gukarabya ariko umugabo iki gikorwa cyo guteranya abantu bangana batya intoki zamaze kuma ariko ndimba ukuri kw'Imana iki gitekerezo cyawe ni inyamibwa ariko intoki zitangiye ko muzabura kugenda muvuga ngo kwanimba ati ntacyo bagira se ngo nta gihari ni bamwe muri mwe simbavuze mwese ariko harimo abagira umuntu sibwo uyu nguyu umuntu yikoza akavuga ngo kwanimba ati ntacyo barya ngo ntacyo bagira ninde muntu wari wakora ibi ngibi kuri uyu musozi ndimba ngutere inkuru ejo bundi avuye kwa dogiteri yanyandikiye kujya ndya inyama z'imihore nyinshi ibi nzabivamo reka wowe biroroshye ntugikoresha ukasaba kuva wageze kwa ndimba iriya mitwe yo kwa pasavase n'amakumbu yakwaritsemo habaho imihore sera n'abana ubu uzajya n'iby'abana nibyo sha nibyo Sidanse umuvu wafashe Simon. Carame patro de la cantine. Carame plus. nta muhungu wa Nyiragitare nyoko se ari hera Amana musize mu murima ariko nawe ari buhagera. wamusize yabimenye Yabimenye. ko wamusize Arahagera mu kanya nawe. bari kwikura ubutaka mushiki wawe sera Sheke ntawaraza. shyira aho ngaho hagati Ibintu byiza gutyo urabona nabiciye. maze rero mwe muretse rero zana n'ibyo zana n'ibyo marigo hano basengera sitoke maze mwe muretse rero mbanze mbabwire mugerageze ibintu birahari nta mururumba ntihagire ugira umururumba ntihagire uzana ibintu byo kurya acura abandi muhumure murarya muhage ibi bintu birateguye ariko mureke dusenga Imana kuko niba yabiduhaye Mana nziza Mana ushobora byose Uwiteka ugira neza nta wundi wabishobora waduhaye ibyo kurya twahaye benshi harimo abafite inzara urabazi harimo abatiha urabazi harimo abatakigeza ku cyo kurya bose urabareba Mana rero reka babirye bibagere ku mutima nyine urabizi ko ni intiha ariko kuko wagize icyo ukampa umugisha ukampa imbaraga zo gukora hamwe n'umugore wanjye Margarita ukatugirira neza ukaduha umutima wo gufungurira abababaye abashonje n'abakene n'abatindi bari muri aba rero nibarye bijute bahage kandi nabo
tubasabiye kuzabagirira neza kuko ushobora byose. Amen. Mu izina rya ryiza. Amen. Bo nabasabaga rero murye mu mutuzo, mu mutekano. N'urusenda ntabwo ari ngombwa. nta gasenda musika Ariko hatungi wariye urusenda sura rya ngo rukumarira ikira. Mwagiye mwimenyereza ibyo mushoboye. Mugore wanjye ko kurabona ndi umuntu ukeneye ibi nese unasangira nandi mu bantu bari kurya bari ndabanuki. Hanyuma papa sava ye urashwe ndashweyo ubwo ninjye ubafungurira se cyangwa yarekera ubafungurira se umva Marigo enda nawe reba aho usutarara hariya nawe urye. Ese ye urashwe ese ugezeyo cyangwa zari ziteretse mu nzu? Ariko ibyanjye ibyo mvuye kuri ariko se wari gutinda uzi ko ibiryo bigeze ku meza? Icara hariya nawe mukarabye, zana amazi mukarabye, hanyuma nawe wangatwe. Reba aho wicara abo mubanyije imisaya, reba aho mubanyije imisaya wicarane nabo. Papa sava yicarira aho wa muganga arakanya no yicarira Hanyuma ariko rero mujye mukora umurimo umwe, mureke ku magambo. Mwariye mukareka amagambo. Hanyuma abanywa agasembuye nabo Sayimana bamuretse. Sayima buretse wowe. Buretse nze mwereke uko tu. Ndo wagasembuye. Wiriwe. Karibu Ramazan. Twacherewe mutwari. Uva Marigo. Ibyo mubire. muryoherwe Yewe. Hatu. Enda mubwire. Enda mubwire. Gira hino yewe. Gira hari. Marigo Kutwangana twacherewe. enda nta kibazo Ramazan. Enda mukarabye. Karaba. Karaba yewe ibyo karaba. Urarangiza kurya se ubundi urarya ngo hage. Ahandi. Genda hanze ndaje tuvugana. Ba wicaye hanze ndaje nkubwira ibyabo. Karabya Suzana de. Karabya Suzana. Cara hariya hatungi yari yicaye. murakoze cyane Nara pere mbari kwa rikandagira ukarabishyetsera mu nanjye ndagomba Buretse gatoya. Harya Sayima. Yes. Haguruka nawe. Haguruka nawe Ramazan yicaye. Ndimanye ntabwo njya nkunda imikino nk'iyo. Uramagurutsa urareba nibwo nagiye kurya. Sayimana ntihongere gukora muri ibyo biryo. Ntiwongere gukora muri ibyo biryo. Sayimana ntihongere gukora muri ibyo biryo. Ntiwongere gutamira ibyo biryo. Sayimana ntihongere gutamira ibyo biryo. Rekeraho. N'iyi mikino buri ndakubwiye ngo rekeraho. Genda ukarabe hariya hanyuma ibyawe ndabyigaho nyuma. Ntabwo maguruka narahawe. Umva Sayimana. wajye wumva Washoye angahe hano? Ese narakubwiye muri uyu muteguro washoye angahe ku buryo ngubwira urugendo nakoze se rwo urugendo wakoze babarira warukoze ujya he? Aya ndima so kuza kwangatwa sinjya ngundi yo mikino ntabwo buriya se wayoraga uyora uta muri icyo gihuru wibwira ko ntakureba ngaho ko suranga fasha ariko fasha umva Sayima
sokanga ntabwo umuntu arakubwira Sabimana ubwira umuntu cyarwanda ntakiraho karabya Ramazan watumiye icara aho ngaho urata twari ikintu murebe rero nibyo nahoze mbabwira ikintu kiraza kikaba cyakwica ibirori by'abantu komeza uha abantu ikintu cyo kunywa kwa ndimbati se habuze iki ndibere wawe bite papa sava ntuhagaze se kandi nawe nawe se ufite ikibazo ariko mba mvugane niba utumiye umuntu nibura uba wamutumiye hari umwanya waba yataye n'icyubahiro yaba yaguha akagera ubuse gushishikanya umuntu uterura kuriya mwirukane si ibyo urabishinzwe ko yigize umuvugizi wakwiriyuka ukareka ndimbati mu rugo ko wigize umuvugizi ubwo nawe urahaza narenze nangaswe uranyweye urahaze uti ariko sabaye iki ariyo ncimu uje gutanga amategeko kwa ndimbati nyatanze nti ibi nkoze se ibi ngibi nkoze hari undi mugabo urabikora inaha ngaha aho wigira umukire wari wateranya abantu bangana gutya ngo bagaburire atari ukugura ereka kubateranya atari ukugura teranya babiri cyangwa batatu papa safaya ujya utanga amabwiriza iwawe ntitugashyikira amafuta ariko ujya utanga amabwiriza iwawe nanjye ntanga amabwiriza iwanjye nka Ndimbati Sylvestre yego iki gikorwa mba nateguye cyarabananiye murariye murangaswe murahaze ntabwo rero waza kumpagiraho umpa amategeko iwanjye urabyumva ngenze kuguhagiraho utampagiraho ibyo ufite hari icyo washoye hari icyo mwashoye ubwo nigeze nkubwira se ngo ukime hari icyo mwashoye none urifata ugahamagara abantu nese wahamagaye abantu uti niba tukwitabye none utangiye kujugunya abantu hanze yifate yireke mpombe nta soni urabuzwa n'iki se kuhashwe ariko navuye n'iwanjye ndiye usanze Sabimana yabwiriwe se buriya waryaga nk'uwavuye iwawe uriye ntagemera ko nta kintu mufite Ndimbati mfite ibintu ariko wajya uvuga uti mfite inda mbi urumva ugatumira bakeya ubashije ntagiye se nyishyura amafaranga y'ibyo kunywa nzanye nyishyura amafaranga y'ibyo kunywa ndeba ndavuze ko nyishyura amafaranga y'ibyo kunywa nzanye winyohereza kuragohereza nyakapara wari wapfa ngo wumve uko bimera aho arimo amazi